inkingi zirindwi zubaka umukristo. Nabwiye ngo inkingi ya mbere yitwa urukundo, inkingi ya kabiri yitwa kwirinda, inkingi ya gatatu yitwa kwihangana, inkingi ya kane yitwa imbabazi, inkingi ya gatanu yitwa imirimo, inkingi ya gatandatu yitwa ukuri, inkingi ya karindwi yitwa amasengesho. Ibyo byose nitubikora tukabihuza, urufatiro rw'Imana ruzubakwa muri twe, Imana igahabwa icyubahiro, natwe zaduha umugisha. Yesu aduhana umugisha. Ndagira ngo twakire Bongo Alphonse atugezeho ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha. Turakwakiriye Bongo Alphonse. Murakoze cyane. Murakoze mwebwe abadukurikiye, bene data bakundwa bashiki banjye, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko bisanzwe rero tuje kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Ahangaha mukurikira ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye, ibintu byinshi byo guhembura ubugingo bwacu kandi bwanyu. Muzajya mukomeza rero kudukurikira kuko bamaze kubibararikira. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu munsi ni ijambo rivuga ngo urufatiro rw'ubukristo. Ngiye kubabwira inkingi zirindwi zubaka urufatiro rw'ubukristo kugira ngo tubashe kubakwa muri iki gihe cyo gucika intege, muri iki gihe isi yose ibuze igisubizo ku mwana w'umuntu, ku bahanga, ku banyabwenge, ku banyembaraga, ahubwo tukagishakira ku Mana yonyine, ariko dufite urufatiro rw'ubukristo. Urufatiro rw'ubukristo ryo jambo tugiye kuganira. Turaganira rero ijambo riri hano, ijambo riri hano mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 6. Dusome igitabo cya mbere cy'Abami, turasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami nkuko nari mbibabwiye mu kanya. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 6, turasoma duhere ku murongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Hari ku mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zifu. Iyo nzu umwami Salomo, hari mu kwezi kwa Zifu niko kwezi kwa kabiri. Iyo nzu umwami Salomo yubakiye Uwiteka, uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 60, ubugari bwayo bwari mikono 20, uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30. Kandi ibaraza ry'inzu y'inyumba y'urusengero, uburebure bwaryo bw'umurambararo bwari mikono 20 nk'uko ubugari bw'inyumba bwanganaga. Ubugari bwayo bw'imbere y'inyumba bwari mikono 10. Tujye ku murongo wa 7. Mwiyubaka ry'iyo nyumba amabuye yose yacongewe mu nganzo. Nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma kigeze cyumvikana muri iryo yubaka ryayo. Imana ishimwe. Hari irindi jambo ry'Imana dushobora kuza kongeraho. Turajya tugenda tuganira amagambo y'Imana atandukanye, ariko ijambo ry'Imana dusomye hano, dusomye ijambo ritubwira ku nyubako y'urusengero. Haratubwiye ngo hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Hari ku mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zifu. Imana ishimwe. Kubabwira nkababwira uburyo Abisirayeli bagiye mu bihugu bitandukanye cyangwa se bajyanwa mu bunyage, bajyanwa mu buretwa. Byaba ibintu birebire cyane n'amateka maremare muzi, ariko murabizi ko Abisirayeli bagiye bagenda mu buryo butandukanye bitewe n'impamvu. Igihe cyo gusuhuka, igihe cyo kunyagwa, bagiye batabyemera ariko bakajyanwa mu buryo ari abanyage, bagatwarwa mu bihe bitandukanye. Ibyo sindi bubivuge, ariko dusomye ijambo rivuga ngo hashize imyaka 480 ngo Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Hari ku mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zifu niko kwezi kwa kabiri, niko Bibiliya yatubwiye. Imana ishimwe. Bibiliya rero yatubwiye ngo Salomo agambirira kubaka inzu y'Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none, iki gihe cya none, tugambiriye kubaka ubwami bw'Imana. Ariko si uyu munsi wowe, muri wowe ukurikije iby'Imana yagukoreye, aho Imana yagukuye, iby'Imana yakuvanyemo, ibyo yakurokoye, uyu munsi wa none wowe ugambiriye iki mu mutima wawe? Nicyo ugambiriye kugukorera Imana kugira ngo ihabwe icyubahiro. Ngiye kubabwira dufite ijambo rivuga ngo urufatiro ruzima rw'ubukristo rwubakitse. Mu yandi magambo, ngiye kubabwira inkingi zirindwi zubaka urufatiro ruzima rw'ubukristo. Twasomye rero ngo muri iryo yubaka ry'iyo nyumba ngo amabuye yose yacongewe mu nganzo,
ngo nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma kigeze cyumvikana muri iryo yubaka rya Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ibuye ryose ryacongwaga bijyanye n'aho rizubaka. Ni ukuvuga ngo Imana igushyiraho, ikuremera umugambi wayo ku buzima bwawe. Imana ni ukuvuga ngo ibuye ryose ryacongwaga bijyanye n'aho rizubaka. Ibi bishaka kugaragaza iki? Ni ukuvuga ko ubuzima bwose Imana ikunyujijemo, bube bukomeye cyangwa bukoroheye, bube bwiza cyangwa ari bubi, ubukize cyangwa ukennye, muremure cyangwa mugufi, umuzungu cyangwa umwirabura, ufite amafaranga cyangwa adahari, ufite ubutunzi cyangwa ukennye, mu yandi magambo Imana ikurema bijyanye n'umugambi wayo w'icyo izagukoresha n'umugambi wayo ku buzima bwawe. Twasomye ijambo rivuga ngo muri iryo yubaka ry'iyo nyumba amabuye yose yacongewe mu nganzo, ngo nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma kigeze cyumvikana muri iryo yubaka rya Imana ishimwe. Ibuye ryose ryacongwaga bijyanye n'aho rizubaka. Reka sindi buvuge ubwoko bw'amabuye, sinaburondora, ariko hari ubwoko bw'amabuye. Hari ibuye ryitwa igikuci, hari ibuye ryitwa isarabwayi, hari ibuye ryitwa amakoro, hari ibuye ryitwa imonyi, hari n'ibuye ryitwa intosho. Muri ayo mabuye yose maze gusobanura agira kuri 5, hari ibuye ry'ukuri riba rikenewe rirusha ayo mabuye yose gukomera, nubwo Yesu yitwa amabuye. Ubukristo bwo mu mahoro bwose bwitwa ubukristo, ariko tuzamenya neza ko uri umukristo w'ukuri wubatse kuri rwa rufatiro ruzima nababwiye rwubakwa n'inkingi 7. Tuzabimenya neza ari uko wahuye n'ikikugerageza kiza kugerageza ubukristo bwawe, kigerageza imbaraga zawe, kigerageza ubwenge bwawe, kigerageza imibereho yawe, ariko tukabona ugurushijeho kugumya kuba umukristo wubaha Imana kandi ukayubahisha Imana ishimwe. Haleluya. Twasomye ngo muri iryo yubaka ry'iyo nyumba amabuye yose yacongewe mu nganzo. Mbabwire ko ibuye ryose ryacongwaga bijyanye n'aho rizubaka. Irizubaka umusingi ryacongwaga ryabaga ari ibuye ryacongewe kubaka umusingi. Irizazamura igikuta ryabaga ari ibuye ryaconzwe nk'irizamura igikuta. Iryubaka urufatiro ryabaga ari ibuye ryaconzwe nk'irizahagararaho ibintu bikomeye biremereye, ryabaga ryatoranyijwe mu yandi menshi. Bene data bakundwa bashiki banjye, Imana yadutoranyije kubw'impamvu zayo, ituhamagara mu mihamagaro itandukanye, ariko buri kintu cyose Imana yaguhamagariye, impano yose iri muri wowe ibereyeho kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Kandi Imana yagutoranyije nk'ibuye rizima rikomeza urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Imana igushyiraho kubw'umugambi wayo, igambira ikizagukoresha n'aho izakugeza kugira ngo ubwami bwayo bwamamare. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi wa none wowe wacongewe iki? Uri ibuye ryaconzwe? Ese ibuye muri aya mabuye 5 nababwiye ko hari ibuye ryitwa imonyi. Yuri kubise kinubi, ibuye ryose iyo kinubi itari yaza cyangwa inyundo yetarakubitwa inyundo, ibuye ryose aba ari ibuye. Ushobora kuyareba ukayibeshaho ugaterera igikuci kugira ngo waryubakisha urufatiro, ariko igikuci iyo ugikubise ibuye, iyo ugikubise inyundo nibwo gihita kivamo, mu yandi magambo iyo ukubise igikuci kivamo ivumbi. Wakubita isarabwayi rikavamo garaviye, wakubita imonyi ikavamo umucanga. Mu yandi magambo ibuye riba rikenewe n'ibuye ryitwa intosho. N'ubu tuvugana kuri iyi nyubako mureba ndi gukoreramo, aha mpagaze kuri iri buye ryitwa intosho, niryo ribasha guhagararaho ibintu bikomeye, rigahagararaho ibiro byinshi, rikabasha gukomera kuko ari urufatiro ruzima rwubatse. Niyo mpamvu ubona ibi byose bibasha kuba biriho nanjye ubwanjye mpagazeho bikemera nuko ari ibuye rizima. Ariko ubu sinahagarara ku ibuye ryitwa imonyi, sinahagarara ku gikuci, mpagaze ku ibuye ryitwa intosho, ibuye rikomeye ryatoranyijwe mu yandi, niryo ryashyiriweho kugira ngo ryubake uyu musinge mpagazeho, niryo ryashyiriweho kuzamura ibi bikuta murebe ku ruhande, niryo ryashyiriweho kugira ngo iyi nzu ibe yuzuye ibikomeye nk'uko muyibona. Bene data bakundwa, uyu munsi wowe watoranyirijwe iki? Ni iki Imana yagushyiriyeho? Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni iki? Ibyo ari byo byose hari impamvu Imana yagushyizeho. Imana igufiteho umugambi. Ibuye ryose niba ryaracongwaga bijyanye n'aho rizubaka. Kandi njya nitegereza rimwe na rimwe, hari igihe mbona umwubatsi aterura ibuye akarikura mu yandi, cyangwa se umuyede akariterura akarimwerekeza akarimwegereza, yarishyira ku rufatiro nkumva aravuze ngo ni mahwe. Bishaka kuvuga ngo iri buye ryaraconzwe. Uwo ni umukristo waconzwe neza, agacongerwa mu nganzo yaho Imana yamucongeye, agategurirwa iyo hirya mu nganzo hataragaragara imbere y'abantu ngo bashe gufata mikoro avuge nk'uko mbona, ahubwo agacongwa bijyanye n'ibyo Imana izamukoresha. Imana ishimwe. Nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ntabwo uzashaka kwigisha nawe ubwawe utarigishijwe.
utarize, ntuzashaka gukomeza abandi nawe ubwawe utarakomera, ntuzashaka kwihanganisha abandi nawe ubwawe utihanganira ibikugerageza. Bisaba ko Imana ibanza kukunyuza mu nganzo hirya iyo, ikagutunganyirizayo, ikakwigishirizayo, kugira ngo nawe uzabashe kugirira abandi umumaro. Imana ishimwe. Haleluya. Mwebwe ko badukurikiye, bene data bakundwa, bakristo bene data, bavandimwe banjye, mbifurije kubakwa n'Imana, mbifurije kubaka ku rufatiro ruzima, mbifurije kubaka ku bwami, kubaka ubwami bw'Imana, nk'abantu Imana yahamagaye, nk'abantu Imana yatoranyije, nk'abantu Imana yashyizeho, nk'abantu Imana yitoranyirije mu mahanga no mu moko no hirya no hino, ikadukura iyo hirya mu Egiputa iyo twari dutataniye, uyu munsi ikatugira abo turi. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twasomye ijambo ngo hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Abisirayeli batangira kubaka inzu y'Uwiteka. Twabonye purani yose y'urusengero, twabonye inyubako, uburebure, tubona ubugari, twabonye mu yandi magambo purani yose y'urusengero. Ni ukuvuga ngo ibuye ryose ryacongwaga bijyanye n'aho rizubaka. Bene data bakundwa, ndibuze kubabwira inkingi 7 zubaka urufatiro ruzima rw'ubukristo. Ubukristo ubuzima bwubatswe n'inkingi 7. Kandi reka mbabwire, ntabwo twitaye kumenya aho iri buye ryavuye. Iryavuye mu musozi, iryavuye mu mazi, iryavuye mu birombe, iryavuye mu majyepfo, iryavuye mu majyaruguru, iryavuye mu burasirazuba, iryavuye mu burengerazuba. Aho ibuye ryaturutse si ikibazo, ahubwo ingorane twagira nuko ibuye ryaza ritaraconswe. Ariko niba ibuye ryaraconswe rikaza ritunganye, rikaba ryaracongewe mu nganzo, uwagombaga kuritunganya akarihacongera, akarihatunganyiriza, iryo buye rizaza ritange umusaruro, n'uzarikoresha rizamworohera. Uwo ni wa mukristo wacongewe hirya mu nganzo. Ibyaguconze, hari abaconzwe n'ibibazo, ngo Imana nibakuramo muzayishime, muyiheshe icyubahiro aho mutuye n'aho mukorera. Hari abacozwe n'inzara, Imana ngo nibagaburira muza amaso yanyu agere abashonje, mubatekerezeho nk'abantu mwagiriwe neza namwe mwahaciye. Hari abacozwe no kuburaho kuba, ngo Imana nibahaho kuba namwe muzayubahishe, mumenye neza ko Imana yabagiriye neza ikabahaho kuba mwari mufite ikivuzo cyaho kuba. Hari abaconzwe n'ubukode, ngo Imana nibahizanyu ejo ntimuzibagirwe, ngo namwe mujye mutangira mubirukane, mubazujubye, mubateshe umutwe, mwirengagize ko namwe Imana yahabakuye. Ibuye ryose ryashongwaga bijyanye n'umumaro rizagira. Imana ikunyuza mu makuba, ngo niyagukuramo uzajya ureba abari mu makuba bagirira imbabazi. Imana ikunyuza mu ngorane, ngo Imana nizigukuramo uzajya ubasha kugirira ibambe abari mu ngorane, nawe ubagirira umumaro. Imana yemera ko usonza ukambara ubusa, ngo ibyo byose nibigukuramo nawe uzagirira abandi umumaro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Urwo ni urufatiro ruzima Imana iducongera, ariko ishaka ko tuzubaka ubwami bwayo, kugira ngo mu gihe nk'iki Imana itubone mwabo umumaro. Imana ishimwe. None uyu munsi wa none wowe wacongewe iki? Mu mutima wawe uyu munsi wowe turi kuganira wacongewe iki? Aha muri iki gihugu ni impamvu yo kuhaza irahari, wacongewe iki? Impamvu yo kuboneka muri aka kazi wacongewe iki? Hari impamvu Imana yemeye kuhakora. Kuba warahinjiye hari abandi batahinjiye barabyifuzaga, wacongewe iki muri aka kazi? Kuba uyu munsi muri ubu buyobozi uyoboye abantu benshi, reba nawe kampani uyoboye, reba abantu uyoboye, reba kuba Imana yarakugira icyezi ikagushyira ari, ikakukura ku rwego ikagushyitsa kuri urwo rwego, wacongewe iki? Imana yahagushyize kubw'impamvu, si uburanga, si igihagararo. Ibyo byose ntiyabirebye kuko arababikurusha. Imana yahagushyize kubw'impamvu. Uyu munsi ni uwuhe mugambi w'Imana ku buzima bwawe? Ni iki wacongewe mu bukristo bwawe, mu kuyobora kwawe, mu mibereho yawe, mu baturanyi bawe, mu bavandimwe bawe, mu bavukanye, mu yandi magambo, mu buyoboye, mu bakuyobora, mu bavandimwe hirya no hino ku isi, muri iki gihugu urimo Imana yemeye kunyura wowe ubwawe kugira ngo uhaguruke mu gihugu cyawe. Uyu munsi uri muri iki gihugu wacongewe iki? Uyu munsi kugira ngo uve muri bwa buzima wabagamo, bwa bundi nawe uzi bw'igisuzuguro, Imana iguha iki cyubahiro, wacongewe iki? Ni iki wacongewe ku buzima bwawe? Ni uwuhe mugambi w'Imana ku buzima bwawe? Ni iki Imana ikubonamo ku buzima bwawe? Uri ibuye ryaconzwe. Reka mbabwire, si ikibazo kuba waba ibuye ryaracongewe mu majyepfo n'irigacongerwa mu majyaruguru. Si ikibazo kuba ibuye ryaravuye mu kirombe irindi ikava mu musozi, ahubwo ingorane twagira nuko ibuye ryaza ritaraconzwe. Bene data bakundwa, mbifurije gucongwa neza, muvemwe abakristo beza batunganye, bafitiye Imana umumaro, bubahisha Imana, bayigaragaza,
bayihesha icyubahiro, bayigaragaza mu batayizi bakayimenya ku bwawe, abatayubaha bakayubaha ku bwawe, abatayikunda bakayikunda ku bwawe, abatayinezezaga bakayinezeza ku bwawe no ku bwanjye. Birakwiye ngo Imana itubonemo umusaruro mu gihe nk'iki ngiki. Bene data bakundwa, mwebwe abo turi kumwe hano kuri New York TV, mwese ndabizi ko mudukurikiye muri benshi, ndabizi neza ko mu mpande zose z'isi, abari hano muri Amerika, abari hano mu Bubiligi, abari mu Bwongereza, abari hirya no hino, abari hano muri Afurika, abari hano muri iki gihugu, ndabizi ko dukurikiwe n'abantu benshi, ariko tukababwira ngo wowe ubwawe ni iki Imana igushakaho, uyimariye iki? Ikibazo si uko ibuye asaho ryacongewe, ahubwo ingorane nuko ryaza ritaraconzwe. Njya mbona ibuye ryaconzwe iyo rigeze ku nyubako n'umwubatsi arishima akanezerwa, ritanga umusaruro ku cyubakwa. Ariko iyo ritaconzwe biba ngombwa ko baricongera ku nyubako, biragorana urusaku rwabyo. Ariko hariho kondisiyo ngo dushaka kumva urusaku, nta nyundo, nta ntorezo, nta n'ikindi kintu cyose cy'icuma kigeze cyumvikana muri iryo yubaka ryayo. Bishaka gusobanura ngo impamvu hariho kondisiyo. Ubwami bw'Imana si amagambo, si ukupfa kugenda gusa aho byo uko umuntu abyumva, si ukwitwara uko ubyumva, si ukwambara uko ubyumva, si ukurya ibyo byose, si ukunywa byose, si kuvuga ibyo utekereje. Oya, ubwami bw'Imana hariho kondisiyo. Aha kuri iki cyubakwa cy'ubwami bw'Imana hariho kondisiyo, hariho umurongo, hari urufatiro, hari uko tugenda, hari uko tuvuga, hari uko twitwara. Ntabwo umuntu apfa kwitwara uko abyumva. Oya, hari urufatiro rw'abana b'Imana kugira ngo twubake urufatiro ruzima rw'ubwami bw'Imana, maze ubukristo bwacu bubu bwo kunezeza Imana no kwihesha icyubahiro mu bari mu isi. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngiye kubabwira inkingi zirindwi. Ubundi ikibazo saho ibuye ryacongewe, nta kibazo twagira kuba waracongewe mu burengerazuba, undi agacongerwa mu majyepfo, undi agacongerwa mu majyaruguru, undi agacongerwa mu mujyi wa Kigali, undi agacongerwa muri Amerika, undi agacongerwa mu Butaliyani, undi agacongerwa mu Bushinwa, undi agacongerwa iyo hirya muri Afurika, undi agacongerwa aho waba waracongewe hose. Kuba wacongerwa hano muri Amerika si ikibazo, kuba wacongerwa muri Australia si ikibazo, si ikibazo kuba waracongewe muri Oceania, si ikibazo kuba waracongewe mu Buhinde. Oya, aho wacongewe n'ibyaguconze si cyo kibazo. Inyundo yaguconze n'icyo wacongewe, ibyo nibyo bifite umumaro kugira ngo Imana kubyaza umusaruro. Dufite ikibazo rero, wowe wacongewe iki? Ni iki wacongewe? Mu yandi magambo, wacongewe iki mu bwami bw'Imana? Watunganyirijwe iki? Imana iri guhabwa icyubahiro ku bwawe. Ngiye kukubwira inkingi zirindwi zibasha kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana bugakomera, ubwami bw'Imana bugakomera, izina ry'Uwiteka rikubahwa, izina rya Yesu rikamamara, ibitangaza bigakoreka. Kubwo izo nkingi zirindwi zibasha kubaka umukristo. Inkingi ya mbere yubakwa ubukristo. Bene data bakundwa, mwe mudukurikiye kuri New York TV, ndagira ngo mbabwire ngo inkingi ya mbere yubaka ubukristo bubasha guhindura isi, bubasha kubaka ubwami bw'Imana, bubasha guhindura abandi, bubasha gutunganya ibyari bidatunganye bikazatungana ku bwacu, ibitashobokaga tukabishobozwa n'Imana idushyigikiye, aho tutageraga tukazahagera, aho tutageze tukazaharenga. Ni inkingi ya mbere yitwa urukundo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto murajya mwandika, kuko ntabwo ndi bubashe gusoma buri jambo kurindi, ariko mba narasomye, mba narabiteguye kugira ngo nawe ubwawe bibashe kugira umumaro. Ijambo rya mbere ni mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice 13 umurongo waho wa mbere, haranditswe ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Abo yarakomeje aravuga ngo mpindutse nk'icyuma kirenga. Mu yandi magambo yashaka kugaragaza ko urukundo avuga ngo rwihanganira byose, rurababarira, ntirwishimira ikibi ku bandi, rwihanganira byose, ntirukunda ibyarwo. Mu yandi magambo yagaragaje ishusho y'urukundo. Inkingi ya mbere igomba kubaka ubukristo yabasha kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana hano mu isi, mu gihe tukiri Imana ikidutije kuyibamo, tukabasha kugira uruhare mu guhindura isi no kuyubaka no gukomeza amateka y'iby'ubwami bw'Imana no guhindura benshi bakamenya Kristo bakamwizera ku bwawe no ku bwanjye. Icya mbere no kugira urukundo. Bibiliya banga udakunda ntazi Imana, kuko Imana ubwayo ni urukundo. Niba udakunda, ni gute wavuga ko ukunda Imana utarabona, udakunda mwene se urebesha amaso? Ni gute uvuga ko ukunda Yesu cyane udakunda mwene so muturanye, udakunda umuvandimwe wawe?
ugomba gutekereza neza. Iyi nkingi ya mbere yubaka ubwami bw'Imana, urufatiro rw'ubwami bw'Imana ni urukundo. Mbifurije kugira urukundo. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ubwayo ni urukundo. Inkingi ya mbere ni urukundo. Mbifurije gukundana no gukunda bene so mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo dukunda Imana rugaragazwa n'ibyo dukorera bene data n'abashiki bacu. Ibyo ukorera abaturanyi bigaragaza ko ukunda Imana. Ibyo ukorera muri aka kazi bene so mukorana bizagaragaza ko Imana uyikunda utanavuze. Bazavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana, uyu ni umukirisitu, uyu nguyu ni umwana w'Imana, uyu ni umugenzi ujya mu ijuru. Ukamara imyaka myinshi uririmba, ukamara imyaka myinshi uyobora, ukamara imyaka myinshi ufasha abakene, ukamara imyaka myinshi witanga mu mihamagaro no mu mirimo itandukanye ukorera kugira ngo Imana yubahwe. Natwe tuyikuzimo nk'abantu tuzi neza ko uri umukozi w'Imana, ariko yegerekaho inkingi yitwa kwirinda. Irinde wa mugabo we, irinde wa mukobwa we. Ibyagushije abantu nawe byakugusha, ibyananiye abagabo bagenzi bawe nawe byakunaniza, ibyababereye amabariyeri yo gukomeza no gutambuka nawe wahagera. Ariko Imana ishimwe, twubatse kuri Kristo, niwe buye rizima. Umwanditsi umwe yaravuze ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ngo ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Ngo ariko abubatsi bo mu isi bararihinyuye, ngo ariko ku Mana ribi ry'igiciro cyinshi, ngo ryahindutse rikomeza imfuruka. Imana ishimwe, Yesu niwe buye rizima, niwe rufatiro ruzima. Wakubaka ku mafaranga, wakubaka ku miryango, wakubaka ku bakomeye, wakubaka ku mashuri, wakubaka ku modoka, wakubaka ku mazu. Ibyo byose bijya, urufatiro rujya runyeganyega, byose bigahirima. Ariko urufatiro umuntu wubatse kuri Kristo, umuntu wubatse kuri Yesu, umuntu wubatse ku Imana, ibyiringiro byacu bigashorera imizi muri Kristo, ni urufatiro ruzima rutanyeganyega. Imana ishimwe. Ni inkingi ya kabiri, nibyo nasobanuraga, yitwa kwirinda. No kuwibwira yuko ahagaze yirinda atagwa. Mbifurije kwirinda. Inkingi ya gatatu yitwa kwihangana. Yakobo 1:12, Yakobo 1:12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Mbifurije kwihangana mu izina rya Yesu. Ntabwo twihanganira ibidahari, nta nubwo twihanganira abatariho, twihanganira ibiriho, twihanganira abariho. Uyu munsi wa none wapfuye si ngombwa kumwihanganira. Niba utaramwihanganiye akiriho ngo nawe akwihanganire kwa heri. Ariko uyu munsi wa none dufite amahirwe yo kwihanganira ibitugerageza, tubyihanganira bihari. Si ukuvuga ngo tubimenye gusa kubivuga. Bisaba ibintu byoroshye, kubivuga biroroshye, ariko kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Kubimenya ni kimwe, no kubishyira mu bikorwa ni ikindi. Abantu benshi bavuga kwihangana ariko batakugira. Bavuga urukundo rutaba muri bo, bavuga gufasha ntawe bafasha, bavuga kugirira abandi umumaro bo batagirira abataraba umumaro. Reka mbabwire, ntidukwiye kubaho gutyo. Ni ngombwa ko tugomba kwihangana. Yesu nawe yabigarutse aravuga ngo ni ukuwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ni ukuvuga ngo iki, impano yitwa kwihangana, hahirwa uwihanganira ibintu bimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Bene data bakundwa, mwebwe mukurikiye niyo Rock TV, uyu munsi wa none ndagira ngo mbatangarize ngo kwihangana ni ikintu cy'ingenzi. Kwihangana ni urufatiro ruzima. Yo wihanganye ugasa n'utumva kandi wumva, ugasa n'injiji kandi uri umunyabwenge, ugasa n'udashoboye kandi uri umunyembaraga, ugasa n'utarabyumvishe kandi byarakugezeho, ugasa naho uri umunyantege nke kandi uri umunyembaraga, ugasa n'umukene kandi uri umukire. Kwihangana bisaba impano, bigenda bifite amashami menshi. Kugira ngo ubashe gutsinda, ubashe kunesha, birasaba kwihangana. Bya bindi byose wajya guha umwanya, ugasa n'utarabyumvishe kandi bihari, ugasa n'utabireba biriya byose kandi biriho, ugasa n'utababona kandi bahari, ugasa n'utazi ko bakwanga kandi bakwanga. Ukihangana kugira ngo uzarijyemo. Bene data bakundwa, mbifurije kwihangana. Ni inkingi ya gatatu yubaka urufatiro rw'ubukristo, cyangwa se urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Inkingi ya kane yitwa imbabazi. Inkingi ya kane yitwa imbabazi. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, hariya mu bice 5 umurongo wa 7 aravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Yesu yigishije ku mbabazi. Bene data bakundwa, bashiki banjye mwe munkurikiye, aho ngaho muri icyo gihugu urimo, aha muri uyu mugabane, aha muri iki gihugu, aba muri aka karere, aha muri uyu murenge, ntabwo tubana nk'abamarayika. Mubanze munyemerere ko turi abantu, turebye muri matiyeri y'abantu, ariko birasaba ko tubabarirana. Kandi tubabarira abadahari, tubabarira abahari. Nta nubwo tugirana ibibazo n'abatariho. Abapfuye byararangiye, watandukanye nabo. Ahubwo birasaba kubabarira abahari.
nibo bakuvuga, nibo bakugambanira, nibo bagucira ibico, nibo bakurwanya, nibo bakunyaga, nibo baguhemukiye, nibo bakwiciye, abo bose nibo bagufungishije. Birasaba nyine, birasaba kwihanganirana. Ntabwo tubona nk'abamarayika. Kugira ngo tubashe gutsinda isi, nuko tugomba kugira imbabazi. None se wowe niba uzi uvuga kwihangana ariko udafite ibyo wihanganira, kwihangana kwawe kwaba gushingiye kuki? Bizagaragara uko wihanganiye ibikugerageza bihari, kandi ukihanganira kubana n'umuntu yarakwiciye ukanabimenya ukaba ubizi. None tubigenze duteze? Nukuri kose ibyo tubizi tunabireba, ariko tukihangana kugira ngo tuzajye mu ijuru, tukabana amahoro nk'abaturanyi, tubizi neza, ubizi neza ko yaguhemukiye ariko ukamubabarira mu mutima wawe. Imbabazi, hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirwa. Kuki ushaka ko bakubabarira wowe utababarira? Kuki ushaka ko bagukunda wowe udakunda? Kuki ushaka ko bakorohera wowe utorohera abandi? Mu yandi magambo, icyo ubiba nicyo usarura. Nta uhinga amasaka ngo asarure uburo, nta uhinga uburo ngo asarure ubunyobwa, nta uhinga ubunyobwa ngo asarure imyumbati, nta uhinga imyumbati ngo asarure ibigori. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Mu yandi magambo, icyo ubiba nicyo uzasarura. Wowe uri kubiba iki muri iyi minsi? Ku rufatiro rw'ubwami bw'Imana, ku rufatiro rw'ubukristo, uri kubiba iki? Wabibye iki? Urashaka gusarura iki? Ni iki wabibye mu mwaka ushize ushaka gusarura muri uyu? Ni iki wabibye muri iriya myaka yatambutse ushaka gusasarura mu myaka iri imbere? Ku bana bawe, ku bavandimwe, ku miryango, mu kazi kawe, mu bavandimwe, wabibye iki? Ni inkingi ya kane yitwa kubabarira. Niba ari ikintu kigoye mu isi yose muri rusange, mu bihugu byose, no mu bantu bose, mu bakomeye n'aboroheje, no mu bwoko bwose, no mu nzego, niba ari ikintu kigoye ni imbabazi. Ariko aho hose tubana n'abantu baremye muri matiyeri y'abantu, mureke tubabarirane. Uzahura n'abakubangamira, hure n'abakuvuga, hure n'abakugambanira, hure n'abakurwanya, yewe hure n'abakwiba, hure n'abakugirira nabi, hure n'abadashaka kukurebesha amaso yabo aho ngaho muri uwo mwanya urimo, bazakurwanya bagucira ibicu. Ariko imbabazi, imbabazi ni Imana idushakaho. Icya gatanu, inkingi ya gatanu yubaka urufatiro rw'ubukristo cyangwa se urufatiro rw'ubwami bw'Imana, ni inkingi yitwa imirimo y'abera. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa hariya mu bice 9 umurongo wa 36, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9 na 36, haravuga ngo kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa yagiraga imirimo myiza n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara, bamenya ko Petero ari Ruda hari bugufi bw'Yopa, bamutuma abantu babiri. Bibiliya avuga ngo abo bantu bazana na Petero, bazi Yopa, basanga Dorukasi bamuryamishije mu cyumba cyo hejuru. Abera n'abapfakazi bariraga berekana imyenda Dorukasi yaboheye akiriho, ngo bararira. Bibiliya avuga ngo Petero abaheza bose, ahindukirira intumbi, arasenga, amufata ukuboko, wari wapfuye arerembura amaso, amufata ukuboko, amuboha ari muzima. Bishaka kuvuga ngo yari intumbi, yari umuntu intumbi y'umumaro, yari umuntu w'ingirakamaro, umuntu wakoze ibikorwa byiza. Ndashaka aho sindi buhatinde nakavuze kuri Ezekiya, uburyo yakoze imirimo myiza, agahindukira akareba ivure, bigatuma yongererwa kubaho. Imana ikamubwira ngo nzakukiza nabo muri uyu murwa, kandi mu gihe cyo kubaho nzongera imyaka 15. Uraburana kurama iminsi n'imyaka Imana yaguhaye, wayimazije iki? Wakoze iki cyubahisha Imana? Wubatse ubwami bw'Imana mu mitima y'abantu, aho utuye, aho ukorera, mu kazi, mu mibereho, mu buyobozi bwawe, mu myifatire yawe, mu kwiga kwawe, mu kazi kawe, mu cyubahiro cyawe, Imana yubashywe ku bwawe. Niki uraburana kurama? Uburama Imana yaguhaye ibyo warayubahishije, wayikoreye iki? Ureka mbabwire bene data bakundwa bashiki banjye, ni ngombwa kugomba kubahisha Imana mu buzima bwawe bwa minsi yose, ukayihesha icyubahiro. Ni ngombwa, icyo ni ikintu cy'ingenzi kandi cy'agaciro. Ni ngombwa kugomba kuba umuntu w'umumaro. Njya ngira ikibazo cyane iyo mbona abantu benshi cyane dufite ikibazo cyuko bazi kuvuga cyane. Nababwiye ngo kumenya ni kimwe, gukora ni ikindi. Abantu bazi kuvuga cyane, aho umuntu ashobora kuvuga ati ndirukana abadayimoni b'inzara, ndakubita hasi y'imikasiro n'imyaku n'imikoshi no kugumirwa byose akabikubita, ariko wajya kure ugasanga ntacyo ukoze. Ndashaka kubabwira ngo abadayimoni bose ntibirukanwa n'amagambo. Hari abadayimoni birukanwa n'ibikorwa. Abadayimoni b'inzara birukanwa n'ibiryo, abadayimoni bo kwambara ubusa birukanwa n'imyambaro, abadayimoni b'ubushomeri birukanwa n'akazi, abadayimoni bo kutagira aho kuba birukanwa no kubona aho kuba. Bene data
bakundwa mujye muba abantu muzi gukora kugira ngo mwubake urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Ni ngombwa kugira ngo usenge ariko urashyire mu bikorwa. Niba uyu munsi usenga udashyira mu bikorwa byagora cyane, ibyifuzo wazabihoramo n'abagusengera bazaruha. Ariko uyu munsi senga kandi unakore. Nkunda abakristo basenga ariko bagashyira no mu bikorwa bagakora. Usengera akazi ukabonye gakore, witangira kukica kuko kariho. Utangire wica ibintu, utangire ubivangavange. Imana yakaguhaye icuzi cyatumye kwicaza muri uriya mwanya. Hari undi muntu wakawicayemo, Imana igahabwa icyubahiro. Imana ikuzamura igupromoting, iguhe promotion. Nirangiza wowe utangire witware nabi, yaragupromotinze hari abandi bantu bari hasi, hari n'abashomeri. Wowe Imana yakuzamuye utangire ugomba kumenya. Uyu munsi wa none girira Imana umumaro. Inkingi ya gatandatu ni ukugira ukuri. Kugira ukuri. Hariya mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu bice 2:23 ndetse na 2:3 haravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka, bene abari bashaka ko bamusenga. Urumva ni ikiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi. Umugore w'umusamariya hari urusengero rwari rumaze imyaka irenga 400 rusengerwamo. Bakirata ko ari abanyedini, ari bo bantu mbese bafite Imana bazi gusenga. Yerusalemu nabo igice cy'umuryango wa Yakobo, umuryango umwe n'igice bari barasigaye Yerusalemu, nabo bakirata ko ari bo bayuda basigaye mu masezerano. Bagapingana, bamwe bakabitwa ba Israeli Samaria, bakitwa ba Samaria, abandi bakitwa abayuda, bakanenana. Bene data bakundwa uku niko abantu bameze. Turumwe muri Kristo Yesu. Niba yitwara amenye Yesu, tukubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana, tukubaka urufatiro rw'ubukristo. Dukwiye kuba abana b'Imana tukaba mu bumwe, tutirata. Niyo mpamvu Paulo yandika urwandiko rw'Ikorinto mu bice 5:10, hariya mu bice 5:16 na 17 yaravuze ngo ntihazagira abatubara baturebeye mu masekuruza, kuko uyu muntu ari muri Kristo Yesu ibya kera biba bishize, ababaye icyaremwe gishya. Bene data bakundwa, tugomba kuba icyaremwe gishya. Ku rufatiro rw'ubwami bw'Imana ni ngombwa kugira ukuri kuri telefone, ukuri aho utuye, ukuri mu magambo, ukuri mu baturanyi, ukuri mu guca imanza, ukuri mu kazi ukora. Ni ngombwa kugira ukuri. Ukuri niko kuzatubatura Imana ishimwe. Ukuri niko kuzatubatura kukatwambura ububata bwa Satani, maze ukuri kukatugomororera Kristo, kukaduhesha n'ubugingo buhoraho. Ukuri ni ikintu cy'ingenzi. Yesu aravuga ngo igihe kizaza ntabwo tuzaba tugishakira data mu sinagogi aho Yerusalemu n'ahandi, ahubwo mu kuri no mu mwuka. Niba tubikora turi mu kuri no mu mwuka, tukabikorera ngo Imana yubahwe bw'icyubahiro, tukabikorera kunezeza Imana no kuyihesha icyubahiro, bizatuma Imana yacu tugirira neza. Bene data bakundwa bashiki banjye mudukurikiye, Imana ibaha umugisha cyane. Tugeze ku nkingi ya nyuma ngiye gusoza, ni inkingi yitwa gusenga. Hariya muri Yakobo 5:16 haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane, nako Prito Yakobo avuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko cyane yasenganye umwete. Ni ngombwa ko tugira umwete mu gusenga. Gusenga nabyo bigira gahunda. Nusenga ibyo byose bituvuze uzabishobozwa no gusenga. Bakristo bakundwa, bakozi b'Imana, si uburcoza, si icyongereza cyinshi nubwo kukimenya ari umugisha, si igifaransa, si igiswahili, si ikinyarwanda cyinshi. Ibi byose tuzabiheshwa no gusenga Imana no kwicira bugufi tuyubaha, bizatuma twifuza kugera aho twifuza kugera. Imana ibaha umugisha. Twari dufite izi nkingi 7. Inkingi 7 zubaka umukristo. Nabwiye ngo inkingi ya mbere yitwa urukundo, inkingi ya kabiri yitwa kwirinda, inkingi ya gatatu yitwa kwihangana, inkingi ya kane yitwa imbabazi, inkingi ya gatanu yitwa imirimo, inkingi ya gatandatu yitwa ukuri, inkingi ya karindwi yitwa amasengesho. Ibyo byose nitubikora tukabihuza, urufatiro rw'Imana ruzubakwa muri twe, Imana igahabwa icyubahiro, natwe zaduha umugisha. Imana ibagirire neza mwebwe abakurikiye. Ufite icyifuzo cyangwa ugakenera uko wasengerwa, ukaba ushaka gukizwa, ukaba ushaka ubundi bufasha, ukaba watugira inama, natwe tuba dukeneye ibitekerezo, ntaho turagera dukeneye gufashwa nawe dukeneye ibitekerezo byawe, dukeneye ubufasha bwawe, ukaba ukeneye gutera inkunga uyu mwanya cyangwa se iyi channel, hari aho wabinyuza. Kubari inyuma y'igihugu ndimo cy'u Rwanda, ukaba uri muri iki gihugu nyine uri kundebe, uri gukurikira muri iki kiganiro, ukaba uri mukuru uyu mugabane, wabanza akamenyetso ko guteranya, ukagira 250 7 8 8 44 49 24 7 8 8
44 49 24. Dusenge. Mana yo kwizerwa ndagushimiye, wagize neza kubana natwe mu ijambo ryawe, uduhe kubaka urufatiro rwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro muri iki gihugu, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu isi, izina ryawe rihabwa icyubahiro muri Afurika, rihabwa icyubahiro muri Amerika, rihabwa icyubahiro muri Aziya, rihabwa icyubahiro hano muri Oceania, rihabwa icyubahiro hano mu Bwongereza, rihabwa icyubahiro hano muri iki gihugu muri Australia, rihabwa izina ryawe rihabwa icyubahiro hano mu Bubiligi, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu Bwongereza, izina ryawe rihabwa icyubahiro muri ibi bihugu byose bya Afurika, yaba mu Burundi, yaba muri Kenya, yaba mu Rwanda, yaba muri Tanzania, yaba Bugande. Turasenze mu izina rya Yesu ngo izina ryawe ryamamare mu biyaga bigari, izina ryawe ryamamare muri uyu mugabane wose, izina ryawe ryamamare muri iyi migabane, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu isi muri rusange, mu bakomeye n'aboroheje, abayobozi n'abayoborwa, abigisha n'abigishwa, abakomeye n'aboroheje. Imbaraga zawe ziganze, tubona impinduka kubw'ijambo ryawe. Ngushimiye ibyo nkuragije biri imbere, abarwayi bakire ku bwaryo, ubutware bwawe bugaragare, twubaka urufatiro rw'ubwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze.